nababwira ko ibyo ngiye kubabwira ni ibintu niboneye n'amaso ko intambara yo guhagarika jenoside itangira muri 1990 nafite imyaka 20 urumva ko ibintu byose ndabizi. Odette Nyirarukundo numwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi wari utuye mu cyahoze ari komine Mukingo kuri ubu ni mu karere ka Musanze. Arokoka kuko yari yarahunze mbere ya tariki 7 Mata mu 1994 kuko abatutsi bose iyi tariki yasanze bakiri muri iyi komine Mukingo barishwe, harokokamo umuntu umwe gusa. Odette ndetse na Nyirahonora Theophile bavuga ko bibabaje kuba bari batuye muri iyi komine batarigeze bahisha umututsi n'umwe kugeza bose bishwe hakarokokamo umwe gusa. Ni ikintu rero ntabwo navuga ngo gitangaje kuko byarateguwe kuva kera, ariko birababaje kubona dutanga ubuhamya nta muntu dushimira ngo turashimira ntabwo yatubishe. Iki giteye ubwoba. Isubiye iwacu muri Mukingo harokotse umwe muri 1994 mu batari barahunze, abandi bose barahatikiriye. Kuba abatutsi bari batuye mu cyahoze ari komine Mukingo bose barishwe hakarokokamo umwe gusa, Fidel Karimanzira visi perezida wa Ibuka mu karere ka Musanze avuga ko kuba muri iyi komine harimo abacurabwenge benshi ba jenoside yakorewe abatutsi ari byo byatumye abatutsi bose bari bahatuye bicwa. Gusa ntibyari gushoboka kuko ahangaha turi muri Busogo, ahangaha hari muri komine Mukingo, aha hari indiri y'akazu, hari hatuye umugabo witwa Joseph Nzirorera yari umuyobozi wa MRND. Uretse no muri 1994 abatutsi bari batuye ahangaha bari baratangiye kwibasirwa kuva kera, yabivuze byagirwagamo uruhare rukomeye cyane n'uwo Joseph Nzirorera ndetse afatanyije n'uwayoboraga perefegitura ya Ruhengeri ndetse na burugumesitiri wari uraha witwa Kajerijeri. Ngira ngo hari mu maraso ye harimo kwica umututsi gusa nta kindi yatekerezaga. Kuri iyi nshuro twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, Nsengimana Claudie umuyobozi w'akarere ka Musanze avuga ko ari inshuro yo kugendera kure ibyahembera ingengabitekerezo ya jenoside. Kwibuka none bidufasha gukomeza kurwanya jenoside, ingengabitekerezo yayo, ihakana n'ipfobya, guhangana n'ingaruka zayo ndetse no gushyigikira imiyoborere myiza y'inkingi y'iterambere rirambye, ariko tukanimakaza ubudaheranwa bwacu, turushaho kwagura no kugwiza ibikorwa by'iterambere maze tugahamya ko ubumwe bwacu arizo mbaraga zacu. Mu karere kacu ka Musanze byaba biteye isoni, ikimwaro n'agahinda haramutse hagaragaye abantu barangwa n'imvugo ndetse n'ibikorwa bihembera ingengabitekerezo ya jenoside, birimo gukomeretsa, gusesereza, gutesha agaciro abacitse ku icumu, guhakana cyangwa se gupfobya jenoside nk'uko byagiye bigaragara mu mirenge imwe n'imwe mu myaka yashize. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.